Imana igiye kuguha kugufata iki amaboko abakurekuye iyo Imana yawe ni Imana izi igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije Jarajara dore inyamibwa mu bakobwa yambaye rugori. Abatagira abarwaza murari pole sana. Imana yabatekereje muri iri teraniro. Hari umuntu uri kuvuga ngo pastor antonetse nanjye singe kandi gakugutondeka ndagutondeka neza kugira ngo ugiye kuza akomora igikomere neza. Hari abantu bashize ndabizi. Umva mbabwire, Imana yawe ni Imana izi igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. Kanongera mbisubiremo, Imana yawe ni Imana izi igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. Amen. Wabimbwirira uwo muntu muri kumwe ukamubwira ngo igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. Haleluya. Mureke mvuge gatoya bawushuti mureka nze dukomeze. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Mushake mwicare gatoya abaririmbyi bakomeze bahagarare. Igihe cyawe ugiye kwinjiramo ntawe muzagisangira. Ntabwo ari cyawe na mwene wanyu, ni cyawe ku giti cyawe, ni cyawe n'Imana yawe, ni cyawe n'Imana wasenze, ni cyawe n'Imana ubwira buri munsi, ni cyawe. Aburahamu abamarayika musanga munsi y'igiti yari kumwe nande? Yari kumwe nande? Yari wenyine. Imana igusanze uri wenyine. Igiye kujya yazana abantu ariko ikuremeye iki? Ubuhamya. Erega abantu nibakwegera hatari ubuhamya. Niko abantu duteye, iyo nta bihamya abantu baragenda. Ariko ibihamya Imana igiye kuguhagarikamo biguhamagariye abantu. None se mbabaze ngiye mbibarize, umukobwa yakora ubukwe indirimbo ziririmbwa n'izande? Niza batashye ubukwe? Niza umukwe niki? Ni wowe wenyine icyo akora n'umugabo wawe cyangwa na fiance wawe. Tibajya barimba ngo araberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori. Araberewe Umugeni mwiza umusanganiza. Araberewe Dore inyamibwa mu Bakobwa yambaye rugori. Araberewe umugeni mwiza umusanganiza. Iswayemeye inkwano gira amata we musezerano. abakobwa n'abasore Araberewe Dore umugeni mwiza araberewe Dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori. Iswayemeye inkwano gira amata we zaragiye Imana yaduha. Dore umugeni mwiza tumusanga. Dore inyamibwa mu bakobwa yambaye rugori. Imana ibaho umugisha. Umva icyo nenda kubabwira, iyo ni indirimbo nshya, ntabwo iririmbirwa bose. Igira abanyirayo, igira abayihabwa, igira abayitaramirwa, igira abayicarirwa bakayicara bayumva. Hari indirimbo zigiye kumvikana mu matwi yawe, hari indirimbo utari waririmbirwa igomba kumvikana. Niba ndabyumva ngo amen. Iyo ni indirimbo y'abarongoriye y'abasore n'abakobwa, kandi turabafite mu rusengero. Ndabizi ko iyo ndirimbo igiye kuririmbwa. Haleluya. Iyo repetition ni yabo.
marayika araje wisangira uwagukunze mwibanira ubudatana dore Imana irabitegetse. mworoshye umva mureke mbabwire izo ni indirimbo z'abantu basenze iki Imana. Umusore wicaye muri iri teraniro n'umukobwa bicaye muri iri teraniro n'umudamu utari wakora ubukwe, iyo ndirimbo ndayibahanuriye ni iyanyu. Iyo ndirimbo ni iyanyu. Nimuhaguruke muyakire mu izina rya Yesu. Iyo ndirimbo ni iyawe wa musore, iyo ndirimbo ni iyawe wa mukobwa, iyo ndirimbo urayikwiriye muri uyu mwaka utari warangira. Urayikwiriye. Niko urihe ntitwayiririmbiwe sha uzi igihe mberukira 2008 imyaka 14 irashize. Ubu nkeneye akandi karirimbo gashya kiyongera kuri ibyo ngibyo kava ngo nimutangariza abantu ko Yesu agira neza iyo bikoze izongera ikora n'ibindi birushijeho. Iyo bikoze niyo kwizerwa tangarize abantu bose kuwiteka agira neza. Iyo koze ibya mbere izakora n'iby'ubu irakora iyo bikoze niyo kwizerwa. nawe nibakubaza kucyuzuye amahoro nawe uzababwira Yesu wangiriye neza. nawe nibakubaza nawe uzababwira Yesu wangiriye neza. umva aba bahungu n'abakobwa indirimbo zo ndabona bazifashe. Hanyuma igihe kigiye kubaho ni igihe Imana igiye kongera kuko murabona igihe cy'umwero ugiye kwera ku buryo abantu bazajya bakwinjiraho bose bazajya bagusaruraho ibyiza. Amen. Ugiye kujya mu mwero w'amafaranga ku buryo uzajya ugirira neza bene wanyu, ukabarihira amashuri, ukabagurira imyambaro, ukabatunga, ukabagaburira, abameneshejwe ukabarihira amazu, abapfakazi ukabubakira, indushyi ukazifasha. Imana izuzuza umushinga ukurimo kuko n'igihe Imana igiye kuguteraho urumuri. Haleluya. Imana ishimwe. Kuko igihe ubayeho abantu bakugana ntihagire icyo bamarira kirahagije. Birababaza kugira bene wanyu ariko ukabura icyo ubaha, kugira inshuti ukabura icyo musangira, kugira umugore ukabura baze nziza rishe. Vuga ngo baze rishe abapapa. Uzi ko umugore watambaye baze rishe muri Kigali y'amabaze rishe. Ukirirwa umwami kazanyira musazi za nyira amacibiri za nyira ntuza zigurukanwa n'umuyaga. nawayikoma mu nkokora nawayikoma mu nkokora. Urekeraho gato ndagira ngo nkubwire, reka nyitambutse maze dusenga umuriro wake. N'ubundi shitani se ko nta nicyo tunapfana. Niba dukoze igitaramo ikuzimu nibakora ikiri, oya niba twakoze igitaramo ikuzimu nibakora ikiriyo. Ndabivuga n'agahinda kuko mbareba muri abanyamibabaro.
shitani yariye ibyanyu, uburyohe bwanyu yaraburiye, mwabaye abahumure n'abanuke n'abarakare n'abaki, mugenda mwararakariye isi, mugenda mwararakariye umuhanda w'abandi, ntacyo wabatwaye. Kubera iki? Shitani yabariye ubunezero, yabariye ibyishimo, yarabakungusa imbaga zisigaza mu busa. Ariko niba twakoze igitaramo, ikuzimu nibakora ikiriyo. Niba twataramiye Imana yo mu ijuru, ikuzimu nibakora ikiriyo. Amen. Niba twasenze Imana yumva, ikuzimu nibakora ikiriyo. Niba iyo tubwira ari Imana dusenga ikatwemerera, ikuzimu bakora ikiriyo. Yego cyane. Ibyacu turabyakira byose. Imana yambwiye ngo irarinda icyawe wari ufite, irakirinda, iragihagararaho, iragihaga. Ushobora kwibwa n'umwanzi twasenze. No, ntibishoboka, ntibishoboka, ntibishoboka. Imana irahagarara ku cyawe, ihagarare ku rugo rwawe, ihagarare ku mugabo wawe, ihagarare ku bana bawe, ihagarare kuri bizinesi yawe. Imana ihagarareho mu izina rya nde rya Yesu. Ihagarare. Umva akajambo nenda kubabwira. Hari ikintu Imana yambwiye ntangaza, ni ibintu bigera muri 6. Icya mbere, Imana igiye kuguha kugufata amaboko. Ndebera uwo muntu mubwira ngo Imana iguhaye umuntu wo kugufata iki? Amaboko. Muretse gato mwitonze, muraza kuntwika, banga bafite umuriro, mworoshye mutandindura imbabura. Muranyumva neza? Ndakumva. Imana igiye kuguha kugufata iki? Amaboko. Abakurekuye iyo barajya hehe kw'ijuru ritabaye, basema bireba, Tuzashima Imana, tuzavuza impundu, tuzavuza impundu. Icyubahiro cyayo tukiheba tureba. Oroshye gato. Imana iguhaye wo kugufata iki? Amaboko. Murebe mubwire ngo nukuri iramuguha, undi wo kugufata amaboko iramuguha. Imana yacu mwayigize ngo ni inyamatindi. Ntabwo Imana yacu igira amatindi. Amatindi agira abantu. Amatindi agira abantu. Imana yacu ntigira amatindi. Hari n'abayita ngo ni ingoma irarengana, ubugome bugira abantu. Ariko nubona umuntu agukoreye iby'ubugome, menya ko inyuma ye hari undi mwiza. Imana igiye kuguha kugufata iki? Amaboko. Wabimbwira uwo muturanyi mutwegerana, ndagira ngo mbare mubwire ngo Imana iguha kugufata. Imana igitanga abantu bo guhagararana natwe. Imana yambwiye ngo iguhaye miliyoni 100. Haguruka. Miliyoni 100. Miliyoni 100. Imana irambwira ngo kandi igitero warugabweho gitaye agaciro, expired. Etari washa. Hari ibintu birarangira ryari? Umwuka w'Imana arambwira ngo ugiye kubona amafaranga mu kwezi kwa 6, mu kwezi kwa 7, mu kwezi kwa 8, mu kwezi kwa 9, mu kwezi kwa 10, mu kwezi kwa 12. Uziko witegure muri uku kwezi kwa 8, fiance uvuga ijambo ryiza mu rugo iwanyu areje. Ari abantu bavuga ijambo rimwe imitima yacu ikagira uti karuhuka. Sinarivuze iwanyu mukaruhuka. Nararivuze n'ukuri kw'Imana muzaravata. Ti mwana nguyu koko yavuye n'ukuri kw'Imana, ni Yesu amunzaniye, ni Yesu amumpaye ubuzima. Kandi n'ukuri pe Imana igibaha abantu beza nkanjye. Ngewe nge ntanga amatangazo niyo mvuze ngo sheri ejo namaga bizu ka centrale hariya nari hanyuma ubwo ndi gukumbuza abantu batagangariye hariya hanze kugira ngo Yesu arebe uko abagenza, abatabare nabo baruhuke mu bitekerezo no mu mutwe. Imana imbwira ikindi cya kabiri.
Imana irambwira ngo ngubwire imodoka ugenderamo Imana ikweho umudayimoni wo kuzajya guteza. Murabona ko imodoka igira ibibazo igahora muri garage. Imana irambwira ngo ikubise uwo mudayimoni. Mbwirwa ikindi kintu gikomeye, ugiye kujya muri Amerika. Urwo rugendo n'urugendo ruzaba rukomeye, ruzaba rurimo amadolari n'amayero. Oh la la. Mbwirwa ikintu gikomeye, Imana irambwira ngo uko wifuje kuzakandagira ku butaka bwera bwa Isiraheli, Imana irabikwemereye. Kandi muri bene wanyu uzaba umukire, uzakomera, uzatunga, kandi uzagera kure. Umugisha w'Imana umanutse ku buzima bwawe, ibiganza byawe bigiye guhirwa imbere n'inyuma. Uzakora ubukwe, uzategesha abantu indege zigaparika Kanombe ari we baje kureba. Imana irambwira ngo witegure, uri mu minsi, uri mu kwezi mu matariki yo gutabara. Nabwiwe ngo nkubwiye, Imana igiye kugukorera ubukwe, Kigali izarwara umutwe. Haguruka. Ndabwirwa ngo sheri wawe agiye kwigaragaza mu nsengero aho abantu bose bazajya bamureba no kuri kamera, avuga ngo dore umugore wanjye, dore ikinyanya, ikibwija cyanjye, ikidodo cyanjye, itomati. Ugiye kubyibuha, ugiye gusa neza, mbega mama. Mu kwezi kwa munani ugusengere, kuko mugiye gufatirwamo amarembo no gukwa n'ibindi. Reka ngubwire, ugiye kuba umwana mutoya wowe, bebe ya puchuri mama, puchuri mama. Nabwiwe ngo amafaranga Imana yaramaze kuyatanga, ndetse n'ibyari bikenewe byamaze kuzuzwa. Witegure, genda ujye kwipima ikanzu, ushyiremo urukweto rujyanye n'ikanzu, ushyiremo ya myenda bajya bambara hariya bari mu kwitegura irya bararana, urebe igukwiye. Yes. Robe de nuit, Imana igiye kubikora vuba bitinze. Kugeza ibihe Mana numeze nk'abantu, kandi nukora ukomeze we ukomeze. Kugeza ibihe Mana we numeze nk'abantu, kandi nukora ukomeze we kugeza ibihe Mana we icya kabiri, abantu bose bamanuraga amaboko yawe Imana irabatembereje. Abakumanura amaboko nabagira bate? Umva abakumanura amaboko nabakuvuga nabi, nabavuga ngo uriya yacuramye umusatsi ntibizashoboka, uriya azapfa kuriya, uriya byaramurangiranye, amahirwe yarararangiye. Irabatembereje, ibatembagaze. Haleluya. Batembere kabisa, bagende n'amaguru, ahubwo batembere. Niba umuntu atinyuka kukubwira ngo Imana ntiyagutabara, yari mu nama mu ijuru Imana ikwigaho? Yari mu nama mu ijuru? Yarahari iyo nama iba. Irabatembere, banakimbia, batembagare. Vuga ngo Imana impaba kumfata amaboko. Icya gatatu, haleluya, amen. Hari abantu Imana yambwiye kuvuga, hari abantu bajyaga bagenda bagasanga abantu Imana yagacishijeho ubutabazi bwawe, bakakurogerayo, abantu bakakuvaho.
Imana izibye iyo soko. Unyumve nkavuga. Murabona umwana mwiza nk'uyu wambaye akajipo nk'uyu, igihe tangiye mikrofone ari ku isoko. Murabona igihe ari kumwe na sheri we batembera, baruhengeza bagahengeza, ngo amukuye he, ngo amuvanye he, nguriya nuwahe, ngo buriya bamenyanye bate, ngo tuzajya kubyica. Mwabyumvishe? batembereze Uyu yagenda nge bakanzaho ngo kariya gakobwa iwabo n'abagome n'abarozi niki, amagambo yo gusebanya. Iyo soko Imana irayishe n'izina ryande, kuko hari abantu biciwe ibyabo kubera amagambo mabi y'ikinyoma, kugenda barogesha amagambo gusa. Imana igushingiye igiti. Uriteguye sha? Uriteguye? Shiraho mikoro twumve. Uriteguye? Nditeguye. araregeye ameze neza. Ndagira ngo mbabwire, iyo nzira y'umwanzi Imana igize ute? Ikindi nsoza, menya impamvu y'ibyo Imana igiye kugukorera, uyimenye. Munyumve neza. Yego. Ibi bintu Imana igiye kugukorera, icya mbere ni ukugira ngo uzabe uncunguzi w'abandi. Ntukarye ngo wime bene wanyu. Hari abantu b'ibisambo babona amafaranga ukagira ngo ntabwo bazafasha bene wabo. Ntimukabe ibisambo. Nicyo Morodekayi yavugaga. Esteri we, dore uri ibwami, impamvu Imana igushyizaho uzamenye ufashe bene wanyu n'icyo Imana yagushyiriye. Murabyumva neza? Umugisha ugiye guhabwa uzibuke bene, mujye mufasha bene wanyu w'abadamu aho mwashatse, mufashe bene wanyu w'abagabo aho umugabo wawe yavutse, ubafashe. Ntibakabakenereho ngo barye ubusa kandi muhari. Muzabambike, muzabacumbikire, muzabaha amafaranga bishyure za minerivare, muzabaha uburyo bwose bushoboka babone ubuzima. Amen. Mwabyumvishije? Gucungura iki? Icya kabiri, kuzakoresha umurimo w'Imana. Ntimukemere ko umwanzi asenya umurimo w'Imana. Imana arabagiriye neza. Izo ni impamvu zigiye gutuma Imana ikugirira neza. Umurimo w'Imana ntukagire inkomyi kandi ugize ute? Uhari. Yesu ashimwe. Mbwirira uwo muntu ngo tuzakorera Imana. Imana nigutabara ikaguha uburyo uzakorere. Dore nge ndayikorera atari ku rwego rw'amafaranga, ariko mwebwe muzakoresha ubutunzi bwanyu, mucungure umurimo w'iki. Hari abantu batabikunda, bumva nayo guha abapasiteri. Ubu wishyuye isare wawe yahaye pasiteri? Aba bantu bicaye bose ni pasiteri gusa? Ubu ucunguriye benshi, utuguriye ikibanza cy'urusengero, waba ukiguriye pasiteri cyangwa waba ukiguriye abazateranira muri icyo kibanza. Imana yakwibagirwa? Amafaranga n'ubuzima uzabamo bwose uzibuke gukorera. Icya gatatu, uzibuke ko ufite igihugu. Igihugu cyubatswe n'amaboko y'abana b'u Rwanda. Mujye mwemera ibyo dusabwa tubitanga uko bikwiye, kuko nitwe maboko y'iki. Iyi message ndi kuyandika nayihawe mu twiciro ndabyandika. Ikindi, uzibuke gukora ibyananiye abandi. Reka mbabwire, gukora ibyananiye abandi ari bihe. Uru rusengero dushobora kugira ibitunanira ukabikora uri umwe. Mu muryango iwanyu hashobora kugira ibibananira ukabikora. Yewe mu nshuti zawe bashobora kugira ibibazo ukabacungura uri umwe. Nzi umuntu wakoreye umuntu bukwe burarangira, fagitire yatwaye $3,000,000 ari wenyine. Afite bene wabo baramwangira kumufasha, aravuga ngo humura ndahagararana nawe. $3,000,000. Si mwene nyina, ntibavukana, ntibaziranye, ntibakundanye, taho babanye, ntibiganye, ntibataramanye, ntibaturanye. Asanze ku muhanda yajugunywe, aramubwira ngo mbwira ubukwe bwawe.
ati imyambaro ihagaze miliyoni, aramwishyura. Ati bigizagendana n'ibi bihagaze miliyoni, arabikora. Ati kurya no kunywa bihagaze miliyoni, eshatu arazitanga. Atari mushiki we yahaye. Ninjiji nuko azi gucungura abandi. Amen. Amen. Inyuma yaho Imana yamuhaye miliyoni 17. Umunsi ayabona 17 twari kumwe. Arambwira ngo amafaranga muri miliyoni 17, 15 nayinyungu. Ebyiri zonyine nizo zari nk'igishoro cyanjye. Mbabaze, Imana irungura cyangwa ndiyungura? Mubwire ngo ibyo Imana igiye kugukorera uzibuka umurimo w'Imana, wibuke bene wanyu. Bene wanyu yego bakugiriye nabi ariko uzababarire. Si wabaye gute uzababarire? Erega mbabaze, Yosefu ndiye babariye bene se? Ntibamujugunye mu rwobo? Ntibatumye se muka Potifara amufungisha? Ntibatumye abaho nabi? Ariko yarababariye. Uzababarire bene. Reba umuturanyi bimubwire ngo uzige kwabarira bene wanyu niba harabo mugirana ibibazo. Mama wirinda abana atabivuga ashobora kuba hari abantu atazababarira. Mama pasteur, tuzabarira bene wacu? Baragusitaje? Niho baragusitaje umugabo wawe yarakweguye. Bitwaye ikize? Kwabarirana ni ikintu cy'ingenzi. Yes. Ubundi abantu bakubabaje umugabo akagukunda akaguterura. Nuko ndushibiro mba nguteruye ngakwereka. Ngahita mbirangirizayo havana imbabazi zirabonetse, agahinda baguteye gasigare mu ibi biganza bya papa wira. Ariko nguteruye navunika umugongo. Wangora ntabwo urangana na Rufa ni mutoya. Uriya arambabarire. Namuteruye kera dushyingirwa ariko uyu munsi sinabikinisha. Dushyingirwa yarafite ibiro nka 50 birenzeho. Nanjye nari mfite nk'ibindi nk'ibi. Guterura byari byoroshye ariko uyu munsi 90. Nta hano mfite. Kandi ni nabikora ntukagire ngo ndakwanga. Kandi hari hageze ngo twongere kandi. Nta kibazo ariko. Zaza gushaka ari impetso numvishe ngo bashyiramo umuntu akagira umufasha. Zakumvisha umunyenga mama. Vuga ngo amina. Warwaye? Humura mama. Ndakurwaza. Ndareze. Umuntu ufite umurwaza agira ikibazo. Umuntu ufite umurwaza ntabwo ahangayika. Urya iyo urwaye udafite umurwaza, uba ufite ibyago. Ariko umurwaza naya mafuta ndimo. Iturize byihorere. Nibigutesha umutwe. Amen. Abadafite abarwaza mwihangane. Murebana batagira abarwaza mwihanganishanye. Ariko Imana yavuze ko ari kigiye gukora ku batagira abarwaza. Abatagira abarwaza murari. Pole sana. Imana yabatekereje muri iri teraniro. Hari umuntu uri kuvuga ngo pastor antonetse. Nanjye singe. Kandi gakugutondeka ndagutondeka neza kugira ngo ugiye kuza akomora igikomere neza. Hari abantu bashize ndabizi. Nirukanye ngane ku musozo. Imana igiye kugushyira hejuru. Mbwirira uwo muntu muri kumwe, ndashatse ko muhanurira nanone. Kuko hari abantu bigize abantu bari aho batazi no gusenga, batazi no guhanura. None muri abahanuzi muhi bwira mwene so mwicaranye. Umubwire ngo Imana igiye kugushyira hejuru. Ariko icara muri iyo ntebe mwegere mugenzi wawe. Mwegerane. Uregera mama Joshua ko yifite mugenzi we. Uri kujya kwihengeka hafi no guhirima. Aho hafa. Nta mpamvu guhengama ngo oya. Mwegere. None mwifu muzi ibindi cyo bikora. Iyo umuntu afite ikintu cyamubangamiye kimusohokamo kubera ko umuhesha amahoro nawe akaguhesha yandi. Bwana sifiwe. Amen. Hari abantu bicaranye nabi. Imana irashaka kugushyira he? Ni hejuru y'ibyakwivugaga hejuru. Hari ibintu byari bikwicariye ugiye kwicarira. Ubukene ubwicarire. Hari umuntu uvuganye nawe? Ayo madeni yicarire. Izo minervari zabuze uzicarire. Kandi reka mbabwire, hari ibintu bigiye guturwa bigaturwa we ariko mane hari ikintu cyandangaje. Imana yambwiye ikintu irambwira ngo aba bantu ubona nubwo bari imbere yawe bararushye
ariko ngiye kubaruhura. Muzi ko hari igihe umuntu aba mu bihe akaruha, ibihe bikakurusha. Ibihe byatumye Sara abwira Aburahamu ati genda urongore umukozi wo mu rugo mubyare, ntacyo bintwaye. Abyaye ati sinari nzi ko azansuzugura. Kubera ko iyo ibihe byakunaniye ushobora no kujya mu byaha. Benshi mugushwa nuko ibihe byabagoye, uti ubundi nabuze byose nabikora n'ibyaha, umuntu agasanga yasubiye inyuma. Imana igiye kwirengagiza ibyaha wakoze ikugirire neza. Amakosa yawe irayirengagiza ikugirire neza. Irirengagiza intege nke zawe ikugirire neza. Haguruka wowe inyuma, Imana igukije diabete. Haguruka mama, haguruka wowe iyi. Imana igukijije ibintu bibiri, diabete n'umutima. Mbwirwa ibintu bibiri. Imana yambwiye ngo nkubwire, uwo mwana mbere yuko umubyara wagombaga gupfa, ariko Imana irambwira ngo nkubwire, niyo yaguhaye kubyara umwana wawe kandi muguha neza, niyo yabikoze. Iyo itabayo wari gupfa mu mezi 8 utari wuzuza amezi 9. Ariko Uwiteka umunyembabazi, umunyarukundo, oriya dasika shari. Mbwirwa amakuru meza. Imana irambwira ngo nkubwire, iwanyu hari umurozi wajya guza kukuroga ngazakwica, apfuye mbere yawe, apfuye mbere yawe. Ni n'umugore Kigali we n'umugore ngo azakwica, ngazagira ate, ngazakwica, apfuye mbere yawe. Noneho uzarama n'icyo kirwara wari warwaye cyari ikirogano. Uwiteka bishyizeho iki? Mwakomeye Imana amashyi mwo kagira Imana. Ngana ku musozo, ama mbabaze Esther atabarwa. Na amahirwe avuye muri diplome yuko yize, ni kavukire nziza yari afite. Morodekayi yaramubwiye ngo uko abandi biyamamaza nawe genda ugira ute wiyamamaza. Muzi ikintu ngiye kubabwira, umuntu wese ufite diplome mu gitondo ejo kare ashaka handi ajya kwa applying. Kanongere mbisubiremo, nishaka ibe certificate muri restaurant bar, apana mujye mutubari bamwe mazinywa, keretse ufite umutima wo kumva ko yakora akazi ariko ntazinywa. Nabyo birashoboka kuko ushobora gukora ahantu habi ukakura umugisha kandi ukaba umukristo. Ukora ahantu habi ariko niba umutima utawufite utazajya muri restaurant bar tukakuburira rimwe. Esther arapurayinga, aravuga ngo nanjye ndagenda na application yanjye ndayishyiramo. Ngo ayishyizemo baramwakira nk'abandi, bagenda bamutoza uko bigenda. Hariho umuntu umwe ntigeze mvuga haruguru, ni umuntu wamwakiriye amusiga amavuta, amukuraho umwanda wose, amaze kumusiga neza ngo amusiga amavuta ahumura. Mureke mbabwira amavuta Imana iduhaye ni amavuta agiye kudutera kwemerwa. Amavuta agiye kugutera kugira ute kwemerwa. Kabiri, agiye kuguha igikundiro. Ahantu ugiye kujya gusaba akazi bazajya bavuga ngo mbega kana keza, ese ma uvuka, nushaka uzavuga ko uvuka ibuzinga njwiri, bazakwemera. Bazavuga atari kinyakariro ni hehe ko tutazi mu Rwanda, uzemerwa. Imana iguhaye amavuta yo kugira ute kwemerwa. Abashaka kwikorera Imana ibahaye amavuta yo kwikorera. Iri teraniro nabwiwe ngo Imana ibahaye amavuta yo gukomanga mugakingurirwa imiryango. Ukinguriye umuryango mu izina ryande, ukinguriye umuryango mu izina ryande. Uzi ko ugiye guhamagarwa ahantu, ugiye guhamagarwa ahantu n'ukuri bitunguranye, kandi ni akazi k'akanya gato ariko uzagakora kagiye kuvamo amafaranga. Kandi ntabwo azaba ari make, ibihumbi muri za magana ntabwo ari make, uzayakorera gahe gato bya
n'ubundi bindi bigufate. Hari igihe amahirwe agufatira mu yandi mahirwe, amahirwe agahura n'andi mahirwe bigahoberana. Nuko bigiye kuzagenda, Imana igiye kubikora. Rero ayo mavuta ugiye guhabwa ni amavuta agukingurira, ntabwo ariko mwagiye munsubiza, agukingurira iki? Aguhesha gukundwa, igikundiro, igikundiro. Oronera, garuka hano nkubwire, garuka, garuka. Ugiye he? Yicara aho ngaho n'injye ugucyura. Umva, maze ugiye kugira igikundiro, ugira ngo wari ugifite. Iyo ukigira hari imiryango iba yarakingutse. Ugiye kuzarangiza ishuri ryawe neza, ufite amanota meza. Kabiri, uzagira akazi keza gacungura wowe n'abiwanyu. Have ntugende, have ntugende, turi mu masengesho. Imiryango igiye kugukingukira, ntuzirate, ntuziyumve, ntuzikome mu gituza. Ni amavuta Imana iguhaye. Mubwire ngo Imana iguhaye amavuta agukingurira imiryango. Ariko reka mbabaze, ko muceceka muhembwa 100,000, nimuhembwa miliyoni bizagenda bite? Muzajya mvuga mwumve? Muzabibirage? Abantu mvuga muhembwa 500, nimuhembwa 2,000,000 muzajya mvuga mwumve? Ko mbona mwabaye ibirage ndagihari. Mubwire ngo igukinguriye imiryango Imana yawe. None rero hari ikintu mugira, muhita mubishyira mu mibare. Ariko se Mana ngo imiryango yakingukiraye, ngo uvuga ngo akazi kacu ngo dore uko gateye, ngo dore uko gakorwa, ngo ntibihinduka. Ninde wakubwiye ko bidahinduka? Ninde wabikubwiye? Ninde wakubwiye ko ibyo ukora bidahinduka? Ninde wakubwiye ko uko bisetinze settings z'akazi zitahinduka? Ninde wabikubwiye? Ninde wabikubeshyeze? Abagira imishari igera kuri miliyoni baramanuka, abagira 100,000 cyangwa 200 bakazamuka. Iyo ni Imana inyuranye ibihe n'iminsi, systeme z'abantu zirahinduka. Mbwirira uwo muntu ngaho waba ukora hose, systeme irahinduka. Yes, Imana ihindura systeme. Bwana asifiwe. Mbarahira Imana nkorera, Imana igihindura systeme kubw'umuntu diranyisha. Umuzungu agira ute? Ararota. Tinarose umukobwa wambaye amarineti. Ati kandi mwiza cyane w'igitangaza. Ati unyerera umukobwa unyerera. Narebye nsanga munyereho nagwa. Ati kandi numvishe izina rye narimenye. Ati namenye ko aba muri Bethlehem Kimironko. Akaza kubwuyu yamubona gusa akasama. Ati nuriya we, nuriya. Ibyo ndibica ku babyeyi, ibyo ndibica kuri papa we, ibyo ndibica ku bahanuzi, ibyo ndibica kuri bene wacu, ibyo ndibica ku mashuri twize. Iyo ni favor y'Imana, iyo ni favor y'Imana. Ndagira ngo mbabwire muri aya materaniro, Imana iduhaye favor yayo. Iyo favor igiye kugukingurira imiryango. Kandi ndaguhanuriye ugiye kurongorwa, ugiye kuzakora ubukwe abantu bavangirwe. Uwiteka agiye kukwereka ineza ye. Uzajya utanga ubuhamya ku ma YouTube n'amateleviziyo kubw'ibitangaza Imana igiye kugukorera. Ugiye kubona imbaraga z'Imana mu buryo budasanzwe. Kandi uhereye none Imana yikije imisozi yariri imbere yawe. Letara sito reko shayabo. Uhereye none umwuka wakurwanya gurapfuye. Imbaraga zose zakunanizaga ziratsinzwe. Rika seyabo. Umubiri wawe ubaye muzima iteka ryose. Tela kasakasha edibo niwashaye. Uhereye none umwuka w'Imana ategetse amateka mashya. Iwanyu bazarira bavuza induru, bazatungurwa batangare, kuko Imana ikuremeye ibibemeza. Reka dukomere Yesu amashyi menshi arabikwiriye n'umugeni. Ndi gusoza mbabwira ngo amavuta y'Imana agiye kugukingurira imiryango. Haguruka ku maguru yawe. Mpanuye promosiyo ku bantu bafite akazi. Nimuhabwe promosiyo mu izina rya Yesu. Hari uyizeye ayifate. Abashomeri mpanuye promosiyo yo kubona akazi mu izina rya Yesu. Haleluya. Umva, hari abantu bari bagiye kujya mu mission barariganywa. Imana igiye guca iyo nzira.
icya kabiri, hari ikintu nabwiwe. Hari umuntu Imana ikurinze mu kazi, yaragiye kukubera Sanibarati na Tobiya akagusakuriza mu matwi. Imana imutuye hasi, iramuhiritse mu izina rya Yesu. Bibiliya ivanga abanzi bacu bazagira ute? Bazahirima. Bwana sifiwe. Hari ikintu nabwiwe papa wowe, Imana yambwiye ngo ngubwire, Uwiteka agukingura urugi ahantu utari kuzakingurirwa. Mbwirwa ikintu gikomeye, Imana irambwira ngo uri umukozi wayo kandi izagukoresha. Ijwi ryawe rizumvikana. Imana irambwira ngo iguhaye inyubako 3 mu mujyi wa Kigali ziremereye, zifatika, abantu bazamenya ko ari Imana yakurengeye. Icya gatatu, Talibosika Shari, Imana irambwira ngo mu rugo iwawe Satani yarakoze ikiriyo, ariko bihindutse ubu. Leta ria shaka ewa ribosite yakashari. Imana yambwiye ngo ngubwire iwanyu, Imana irambwiye ngo ikwe mwuko burwayi mwari mugiye gupfusha mu cyumweru kimwe. Imana niyivuganye nawe, teka siterebo rika shayabo. Mwirwa ikintu gikomeye, Imana yambwiye ngo ntangaze iritangazo. Aba bantu bari bicaye hano korari, Imana yambwiye ngo ibahaye imbaraga n'amavuta menshi. Kabiri, Imana irambwira ngo mbabwire mutungwe na uniform itunguranye. Icya gatatu, Imana irambwira ngo ikuye ubukene hagati muri mwebwe. Tugiye gusenga Imana. Koramo twumve papa, koramo twumva karirimbo. Samura karimbo dusenge. Umwaka utaha k'iki gihe ibi mvuze bizaba ari ubuhamya butambuka bugenda. Haleluya. Bitari ibindi, amashimwe yarihuse, ariko ubuhamya bugiye kuvugwa hagati muri twebwe. Igitangaza Imana yambwiye ngiye kugukorera, niba hagarara hano mbivuge n'ubundi bantu bose babyumve banabimenye. Imana yambwiye ngo niba hari umuntu ugiye gutunga amafaranga menshi muri rusengero, Muhiza arimo. Niba hari umuntu ugenderewe n'Imana bitunguranye, Muhiza aragenderewe. Mwuka w'Imana arambwira ngo uyu agiye kuzajya atanga amafaranga arenga 500 mu bwitange. Mwuka w'Imana yambwiye ngo nkubwire urugo rwawe marayika murinza ruhagazeho, ubuzima bwanyu marayika murinza buhagazeho. Imana igiye kubatabara AAZ 100%. Mugiye gutabarwa, mugiye kubona Imana, mugiye kuvuga Imana we n'umugore wawe. Kandi Imana iguhaye umwana mwiza w'ikibonke w'amatama mwiza usa na se. Hazaba ari muremure, hazaba afite amaguru maremare nk'aya se. Tuhaguruke turamye Imana tugiye gusenga. Twahawe imbaraga kubwo kumwizera tukamukurikira, baracunguwe n'amaraso ya Yesu. Twahawe imbaraga kubwo kumwizera tukamukurikira, Ukuziwe umusanganizo bwiza imbaraga n'amahoro, kandi uziwe imuhaguruka. 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 Kandi uziwe imuhaguruka. Kandi uziwe imuhaguruka. shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we, shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we, shima Imana we, shima Imana mutima wanje we, shima Imana we, shima Imana Mutima we, aye, shima Imana mutima we, shima Imana. Imana mutima
bavura abandi, abandi bakora impanuka, abandi bari mu bitaro. Wowe wirurire, wowe wibaza wiki. Ubwo n'ubuntu wagiriwe, bukoreshe neza nshuti yanjye. Ubwo n'ubuntu wagiriwe, bukoreshe neza nshuti yanjye. Ubwo n'ubuntu wagiriwe, bukoreshe neza nshuti yanjye. Hallelujah. Hallelujah. Hari ikintu mbwiwe. Hari umuntu wari urwaye uyu mwanya akaba yumva hari ikintu cyitwa uburwayi cyasohotse muri we, azamura ikiganza. Akumva uburwayi yaje afite bwavuye muri we, nazamura ikiganza. Imana irambwiye ngo igiye kuzajya ikiza abarwayi mu kuramya no guhimbaza. Mukiramya gusa, mugihimbaza, indwara zanyu zizajya zisohoka. Cya kabiri, mbwirwa ikintu gikomeye. Hari umuntu wari utewe ubwoba n'umwenda. Imana irambwiye ngo uwo mwenda wishyuwe wose, atabuzeho na kamwe. Umva, hatabura. Uwo mwenda ugize ute? Urishyuwe. Icya kabiri, hari umuntu utewe ubwoba na banka, ariko banka ya uhumure, banka ngo ni banka. Imana igiye guhagarika imitekerereze ya banka mu rugo rwawe. Imana ihagaze ku byawe. Haguruka dusenga Imana. Haguruka ku maguru yawe, haguruka ku maguru yawe. Mbwirira uwo muntu, ufate umwe gusa, sinavuze ufate benshi. Mubwire ngo Imana yawe ikwemereye gutabarwa. Bimubwire, mubwire ngo ikwemereye gutabarwa. Icya kabiri, mubwire ngo ni Imana ikuvanye mu gihe cy'amarira igushyize mu gihe cy'ibyishimo. Umubwire iri tangazo, umubwire ngo ntabwo bikigumye uko wabibonaga, birahindutse. Umubwire ngo muri uyu mujyi wa Kigali iguhaye ibyangombwa by'ubutaka byanditse mu mazina yawe. Birenze kimwe, birenze bibiri, birenze bitatu, birenze bine. Imana iguhaye gakondo. Uzakira avuga ngo amena. Hallelujah. Umva mbabwire, timureba ko tumeze nabi. Ndabarahira Imana nkorera, mugiye kuba abantu baparika amamodoka muje gusenga. Hallelujah. Reka mbivuge kuko Imana irabinyemereye kubivuga. Muri mu bantu bagiye kubona ubuzima, mukajya muparika amamodoka hepfo hariya muje kugira ute. Hari abantu batekereza ko ariko ngo pastor ngo nitutazibona, nutayibona n'imitekerereze yawe, izera Imana. Urakwiriye kugenda mu modoka mu izina rya Yesu. Urakwiriye kwitwara mu izina rya Yesu. Urakwiriye kwitwara n'abana bawe mu izina rya Yesu. Urakwiriye kwitwara mu muryango iwanyu. Biragukwiriye, nutabyumva ni wowe, ariko biragukwiriye. Kuba utabikora ntabwo ari umunyenga. Ukwiriye kuzana gusenga n'abana bawe mu kinyabiziga cyawe, n'umugore wawe na sheri wawe. Mbarizo umuntu muri kumwe, ngese urumva bishoboka? Mbarize Rube, mbariza Remi ngo birashoboka. Mbarize uwo mugore wanjye ngo birashoboka. Birashoboka. Ese mumbarize ngo buri Imana nibikora uzajya utanga ubuhamya ko wari ubabaye. Mbabaze, Yosefu ntiyari umuboyi wo mu rugo? None se yahindutse iki? Umutware. Yabaye premier minister, niwe wari wungirije umwami. Mbabaze, urwego rwose waba uriho, kavukire waba ukomokamo, isoko yose waba waravutsemo, uwo mwuka ukubwira ngo ntuzatunga uzapfa utyo, uwo mwuka ukubwira ngo ntuzakomera, ubusige hano
mwaya mwisima ngurashaje ngurakuze urakuze hakana mureke mbabwire nabonye umuntu wiyaturiyeho gupfa arapfa nabonye umuntu wiyaturiyeho gutera imbere atera imbere ibyo wiyaturiraho bizakubaho n'uyu munsi ugiye ivango ndapfa ntiwarenga ku cyumweru utarapfa niwatura ngo urabaho umva nkubwire Imana igiye kugutandukanya n'abo wareberagaho biwanye Imana igiye kuguha igisekuruza gishya cy'amateka mashya izina ryande mufate mu kiganza umukomeze mubwire ngo Imana igukorera igitangaza ngicyo yakoreye Aburahamu yabyaye agize imyaka 100 Sara agize imyaka 90 iyo ni imyaka idashoboka ko umuntu yabyara ariko Aburahamu yarabyaye iyo Mana ya Aburahamu umwana iguha abana iguha abuzukuru iguha abuzukuruza iguha ubuvivi iguha umuryango w'abagukomokaho b'abanyembaraga ibihe byose wabayemo n'imibereho mibi waciyemo Imana ibikwibagize mu izina rya Yesu Imana ibikwibagize mu izina rya Yesu uhanagurwa amarira warize uhanagurwa ibikomere wakomeretse mu izina rya Yesu ubuntu bw'Imana bugutwikire bukugote bukurinde isezerano ryose Imana yakuvuzeho nirisohore mwerekeze ikiganza ku mutwe mubwire ngo isezerano ryose Imana yakuvuzeho nirisohore 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 niryuzure 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 amaboko yarirwanyaga navunike 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 mu izina rya Yesu uhereye none urugendo rwawe rugiye kubarushya rugiye kubarushya rugiye kubarushya umubiri wawe ubaye mushya umutwe wawe ubaye mushya niba harimo n'indwara igomba gusohoka ikakuvamo mu izina rya Yesu uruwo gukundwa uruwo kwemerwa imbere y'abakomeye uruwo kwemerwa imbere y'abakomeye uruwo kwemerwa imbere y'abakomeye uruwo kwemerwa imbere y'abakomeye uruwo gukingurirwa imiryango yagutse iki ni igihe cyawe iki ni igihe cyawe bimubwira ngo iki ni igihe cyawe mubwira ngo iki ni igihe cyawe igihe cy'ibigeragezo kirahagaze Imana ikwinjije mu gihe cy'amashimwe Teliko sikasha Teribo elewasha Rika satarbo Ribo shaiwa Etarakasha Edibone wala siribo mubwire ngo abarozi bakuroze bose ibyabo nibabisubirane 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 mu izina rya Yesu uri umwana w'Imana bimubwire mubwire ngo uri umwana w'Imana uri w'igikundiro uri wa kubahwa Imana igukwege isuzuguriro Rikaseta rakasha rebosito royasha rekosite teko sharabo Rika liwa elewa sitea riba ewa enewasha Rika tota tenewa sikaya terebosha eniboso teya enebo reka etashaibo Rika sito tika ya borwa riba shaibo Tereka shatarabo
ribo site riyashai rikashatarabo ribe setotikashai. Mubwira ngo imigozi yari yaraguhambiriye iracitse. Mubwira ngo iracitse. Mubwira ngo iracitse. Iracitse mu izina rya Yesu. Ibyo wakorewe n'abakwanga n'abakurwanya birapfuye. Birapfuye. Ntibizongera gukora. Ntibizongera kugira ububasha kuri wowe. Ntibizongera kugira imbaraga kuri wowe. Ntibizongera gukora kuri wowe. Uratabawe. Urarengewe. Inzandiko zakuregaga ziracitse. Ziraciwe. Itegeko ry'Imana ryemeje kukurengera. Bimwaturongo kukurengera. Bimwandikeho, mwandike ku mutwe, mwandike ku mutwe mubwira ngo Imana itanze itegeko ryo kukurengera. Bimwandikeho, mwandikeho, mwandikeho mubwira ngo Imana yangira kurengera. Imana yawe usengera kurengera. Imana yawe ubwirira kurengera. Imana yawe irakurengera. Imana yawe irakurengera. Imana yawe irakurengera. Imana yawe iragutabara. Imana yawe irakwiyereka. Ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'ububasha. Ela tora sikasha. Mubwire ngo nge nawe tugiye kuzatanga ubuhamya ubw'ibyo yakoze mbere nubwo igiye kudukorera. Tugiye kuba batanga buhamya. Tugiye kubyamamaza. Tugiye kubivuga ahidukuye, ahitujyanye, ahituremeye guhagarara. Tuzabivuga. 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 Idewatera haleluya. Umva. Unyumve neza gato. Unyumve gato gabanyaho volume gato. Ndagira ngo mbabwire. Hari ikintu Umwuka Wera ambwiye. Abantu bari bafite ibitero byo mu nzu. Mukabona ko murara murwana n'abadayimoni. Imana yirukanye iyo myuka yo mu nzu. Abari bafite imyuka iraribaniga. Imana isohoye iyo myuka mu izina rya Yesu. Abarotaga nabi Imana ikoye izo nzozi mbi mu izina rya Yesu. Umva, hari ikintu mbwiwe. Imbere yawe hagiye kurasa umucyo. Mubwire ngo umucyo uraje. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Yes. Umucyo wawe ugize ute? Uje. Yes. Ariko mujye mwishima hejuru y'umwana. Mubwire ngo umucyo wawe ugize ute? Uraje. Erega hariya hanze harabakubwira nabi. Hanze ngenda kubwira neza, bakubwira nabi murahura hariya hanze. Niwanga kwibwira mugenzi wawe bakubwira nabi, timuturanye, timubana mu nzu, urabasanga. Mubwire ngo umucyo wawe uraje. Mubwire ngo umucyo wawe uraje. Mubwire ngo kandi nge nawe tuzavuga Imana yacu. Mubwire ngo urabyizeye. Urabyizeye. Mundebere urabyizeye. Urabyizeye.
mbwirira umuntu umubwire ngo ngewe Jewe. umubimubwire uri seriye nk'umukozi w'Imana N'umukozi w'Imana. ndizera ko Ndizera ko iyo asohoje amasezerano ya Morodekayi na Esiteri inzandiko za Hamani zigacibwa inzandiko z'Hamani zigacika ikabatabara ikarutabara. ikabagirira neza imbere y'abanzi babo Abanzi babo. ndemeza Neza. ndabihamya Ndabihamya. ko ariyo nawe ukorera Ariyo nawe ukora. iraje iraje guhindura birya bikugoye Bigutora. birya bikuremereye Birabikorera. ije kubihindura urabyizeye Urabyizeye? akubwiye ngo iki mubwire ngo niba Sara yarabyaye yagize imyaka 90 Aburahamu agize imyaka 100 amasezerano yabo agasohora iryawe ryabura kuzura iryawe ryabura kuzura iryawe ryabura kuzura ryananirwa kuzura tariwa rika shatarayabo ninde wakubeshye ko ritakuzura mbabazi eteliwa etaya siko shayi Imana yakijije alatela siteria shaka toni wa saibo erika shaibo dewa eya Mana yanjye Mana Imana yahagurukije umurwayi ku kidendezi amaze imyaka 38 niyo ndwara itagukiza Hallelujah. niyo ndwara itagukiza niyo ndwara itagukiza ni ikihe kibazo itagukiza mumbwirire uwo muntu mubwire ngo iterabwoba rya Satani rirarangiye iterabwoba rya Satani giriza ute rirarangiye ku buzima bwawe ku buzima bw'abawe ku buzima bw'umuryango wawe ku buzima bw'abo mubana ku buzima bw'abo mukorana rirara zamura ikiganza ushima Imana vuga ngo mwami Yesu ndagushimiye uyu munsi ninjiye mu gihe cyanjye undinde kurangara ntazaba nka Esawu warangaye Yakobo akamutwara umugisha wanjye nta wundi muntu ugomba kuwinjiramo ni njyewe ugomba kuwinjiramo ubwanjye n'abanjye intambwe nteye nizinjira mu byanjye tera intambwe soka mu ntebe urimo genda uvuge ngo intambwe ntera nizinjira mu masezerano ibirenge byanjye bigana aho wansezeranije bigana aho wambwiye rinda intambwe zanjye gusubira inyuma rinda ibirenge byanjye kunyerera rinda ibirenge byanjye gusubira inyuma uyu munsi igihe cyageze ngo ndebeshe amaso yanjye ibyasezeranijwe igihe cyageze ngo ndebeshe amaso yanjye ibyavuzwe n'Uwiteka uyu munsi ndategeka ibyandegwaga ibyamvugwaga bibi bitaye agaciro ntangaje itangazo rishya ry'impinduka ku buzima bwanjye ku buzima bw'abanjye